Yes, inshuti bakunzi baca no Denezevary TV nk'uko mubibona rero uyu munsi twanyarukiye ku mazi aho uri kubona rwose amazi ari kugenda atembera cyane. Niba ukunda aya mazi mwibutsa gukanda subscribe, mwibuka gukanda like na comment niba hari icyo amazi yaba warayozemo akakugezaho. Najya ngo nkubwire ni dore rwose aho twanyarukiye ku mazi tujya kureba ibyacu rwose byagiye bihera, tujya kwikuraho imikoshi y'amoko yose nk'uko ubibona. Imana y'amahoro rero ikugire neza, Imana y'amahoro ikwishimire kandi ikurinde tanu kwa tanu. Nk'uko mubibona rero ngira ngo urabona amazi aha ngaha, Imana ikuba byose ikomeze ikora imirimo ndetse n'ibitangaza ku buzima. Uwiteka Mana, uri Imana nziza, uri Imana yihagije mu bumana bwawe. Ndasenze cyane watse umugisha wawe, ndasenze cyane watse imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Gukomera kugira ukuganje, ineza y'Imana iboneke mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana itabara igatabarukana intsinzi, uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana izi kurinda, uri Imana ibereye amashimwe. Noneho ndasenze watse umugisha, watse imbabazi, watse ubwenge. Witeka Mana ikomeye, uri Imana yihagije mu bumana bwawe. Watse umugisha wawe, watse ijwi ryawe, watse ijambo, kandi Mwami rezo zawe izo ziboneke kuri twe, ineza y'Imana iboneke. Noneho ndasenze watse umugisha wawe, watse ijwi ryawe. Witeka Mana ndakwinginze, ubohore ubuzima bwanjye, ubohore imibereho yanjye, ubohore kubaho kwanjye mu izina rya Yesu. Uri Uwiteka, witwa ndiho kandi witwa ndiwo ndiwe, witwa Imana itabara igatabarukana intsinzi, uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana izi kurinda, uri Imana ibereye amashimwe. Nonaha turasenze turifuza imikoshi mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana iyo ngiyo iganje, ukomera ku ijuru uko kuboneke. Wera wa Isirayeli, uri Imana yihagije mu bumana bwawe. Ndasenze cyane watse amavuta, ndasenze cyane watse imbaraga mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, uri Imana yihagije, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana uzi kurinda. Mwami ndagushimira, uri Uwiteka niryo zina ryawe, kandi witwa ndiho, witwa ndiwo ndiwe, witwa Imana isumba byose. Nonaha mwatse umugisha, nonaha mwatse imbaraga, mwatse ubwenge, mwatse ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zizagera iwanjye, ineza y'Imana yagiye itembere ku buzima bwanjye. Haleluya, 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 haleluya. Mana ndasenze watse umugisha wawe rero, watse gukomera kwawe, watse ijwi ryawe, kandi watse ijambo. Uri Uwiteka Imana niryo zina ryawe, kandi witwa ndiho, witwa ndiwo ndiwe, witwa Uwera w'Abisirayeli. Uri Imana yumva gusenga k'umuntu, uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana izi kurinda. Nonaha data wa twese watse kugirirwa neza nawe, kandi watse imbabazi zawe, watse uburinzi bwawe, watse igitinyiro, watse ubwiza, watse ijwi ryawe, watse ijambo, watse konegisiyo zawe. Nonaha ndasenze watse amavuta, watse imbaraga zimira izindi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Uwiteka kandi witwa ndiho, ndiyuhagira imikoshi y'amoko yose mu izina rya Yesu. Uri Imana ugireba gusenga k'umuntu. Nonaha data ndategeka ibyanjye byose bifunguke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uri Imana igibohora ikabohora ibyanjye byose mu izina rya Yesu. Witeka Mana ndakwinginze rero, Bana nanjye ngendereza neza, ngirira neza data, kuko uri Umwami mwiza, kandi uri Imana itabara igatabarukana intsinzi mu izina rya Yesu. Uri Uwiteka, witwa ndiho, witwa Imana
izahoraho imyaka yose. Mwami watse umugisha wawe, watse imbaraga zawe, kandi tukwatse gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana data wa twese rero, uri umwami mwiza, uri Imana yihagije, izina ryawe rihimbazwe, ngaho nukuzwe kuko uri uwera kandi ukazabana n'abera. Uri Imana yihagije mu bumana bwawe, ntawuhanye nawe uko wari uri kera n'izi saha niko ukiri, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye Mana. Yes, inshuti bakunzi ba Channel Denezevary TV, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabasuje cyane kandi ndabakunda gatanu kuri gatanu, aho mubona twanyarutse twagiye ku mazi. Nawe nagushishikariza kujya ujya ku mazi ukoga imikoshi. Abazima babi baragushizeho, imbaraga z'Imana zikakomaho, ineza y'Imana ikakubonekaho. Najya ngo mubwiye ngo rero Uwiteka aradukunda. Ijambo nararisomye rirambwa ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ni ku Uwiteka avuga. Barashira mu mahoro uwo bacurira ingone. Nawe hari byinshi byagucuriye ingone, hari benshi bakurwanyije, hari byagiye biguhiga, ariko humura, Imana iri mu kazi. Imana ije kukugirira neza. Wowe kiranuka, unutera intambwe imwe, Imana izatera 99 izi gusanga. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Nukora neza rero Imana izakugirira neza. Najya ngo mubwire ngo ukanda subscribe, kandi like na comment, kandi dushayiringe. Najya ngo mumenyeshe ngo haracyariho gutabarwa. Igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka kikera imbuto nziza nk'izambere. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Amen. 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 Yes, inshuti bakunzi ba Channel Denezevary TV rero nkuko mwabyiboneye, mwabibonye neza yuko aya ari amazi y'umugisha kandi ni amazi y'umumaro. Ni amazi rwose woga abakonje cyane, akagukuraho imikoshi y'akataraboneka nkuko ubibona ahangaha. Nkuko ubona ni amazi aba atemba kandi meza cyane, amazi aho agenda ashoka. Ahangaha rero twageze bakita nanone Nyabyondo, ahandi hantu nkuko ubibona hagiye hakikije n'isina, ariko kandi aya akaba ari amazi meza cyane y'umumaro. Imana ikoreramo imirimo n'ibitangaza. Niba nawe warayabonye cyangwa usanzwe uyazi cyangwa se ukaba uyakunze, kandi subscribe, like na comment. Imana y'amahoro iguhe umugisha mwinshi cyane. Mwibutsa yuko mbakunda kandi mbazirikana, kandi mbasaba kureba video mukazirangiza. Amahoro y'Imana abane.